ni Makanyaga Abdul, nishimiye kuzabana namwe ku itariki ya 28 mu muhuro wa Karahanyuze kuri Silent Home Kicukiro. Muzaze muri benshi twishimane. Muraho, njyewe nitwa Sebigeri Paul, banyita Mimi La Rose muri Orchestre Impala. Nishimiye ko tuzaba turi kumwe tariki 28 z'ukwezi kwa 10 ni mu cyubaro gitaha. Uwo munsi hazaba ari umunsi mwiza wo kwibuka indirimbo z'Akarahanyuze. Hazaba ari umuhuro wa Karahanyuze wo gushimira abahanzi bacuranze neza, bacurangiye igihugu kugira ngo umuzika nyarwanda umenyekane ku isi hose. Nizeye ko tuzaba turi kumwe mwese, muzaze muri benshi tushimane namwe kuri uwo munsi kuri Silent Home Kicukiro. Nitwa Ngabonziza Augustin, turabo hambere turabahanzi bazwi mu ndirimbo zimwe zinyuranye. Nishimiye rero kuzaba ndi kumwe namwe kuri 28 z'ukwezi kwa 10 ugushimira abahanzi bagacishijeho indirimbo za Karahanyuze. Muri iki gitaramo cy'indirimbo za Karahanyuze tuzabe turi kumwe dushimira abo bahanzi bagacishijeho muri izo ndirimbo za Karahanyuze. Banyarwandakazi, inshuti zanjye, nishimiye ko tuzaba turi kumwe mu muhuro wa Karahanyuze, kizaba ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 10. Twishimiye ko tuzaba turi kumwe kandi tunashimira n'abantu bacanze indirimbo za Karahanyuze. Bizadushimisha cyane ko tuzaba turi kumwe, kandi turifuza ko muzanezerwa n'icyo gitaramo. Tuzahurira rero kuri Silent Home kuri iyo tariki ya 28. Tubaye tubashimiye kandi tubifurije amahoro. Umva akarusho rero, hazaba hari n'ababyeyi cyangwa se abahagarariye bamwe mu babyeyi bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, babinyujije mu ndirimbo zikomeye cyane nazo ziri mu zatunyuze bigatinda. Abo ngabo naba ngaba. Gukunda naramubonye yeshira gahinda, umutima utangira kuvume yera urukundo ruvugisha. Irongo rwenda niki